umuntu amenya ko ariho kubera ko abona hari n'abandi bariho. Kubaho birashoboka cyane ko bitagira igisobanuro umuntu aramutse abaho wenyine nta wundi muntu nkawe abona iruhande rwe. Abantu bakunda kurebana n'abandi bantu bagenzi babo, bakunda kuvugana n'abantu bagenzi babo, bakunda kwegerana no gukoranaho n'abandi bantu bagenzi babo. Mu busobanuro duhabwa n'inkoranyamagambo zinyuranye, zisobanura inshuti nk'umuntu muba mufitanye ubwegerane bwihariye buzana umunezero muri mwe, ku buryo kuvugana nawe, kumureba, kumukoraho no kumutekerezaho byose bizana umunezero mu mubiri wawe. Inyamaswa zose zigira amarangamutima, cyane cyane iz'inyamabere, zikunda kuba hamwe n'izindi ngenzi zazo kugira ngo habeho gusangira amarangamutima, bityo ubuzima bugira igisobanuro. Abantu turi ibiremwa byaremewe kuba hamwe. Ntabwo umuntu akwiye kuba ahantu wenyine nta wundi muntu bari kumwe, yaba umwana we, umufasha we, inshuti ze n'abandi. Muri iki gihe aho isi irimo guteza imbere imyumvire y'uko buri muntu agomba gusama amagara ye akaba nyamwigendaho, buri muntu akabana na mugenzi we kubera inyungu amukeneyeho, ubushuti ni ingingo dukwiye kwigana ubushishozi cyane, kuko ngo inshuti mbi nicyo kintu cya mbere gishobora kuguteza igihombo utapfa kwivanamo, nk'uko bijya bigarukwaho na wa mugabo w'igihangange Elon Musk. Kumenya inshuti nziza ni ibintu bisaba ubushishozi butarimo kujenjeka, kubera ko twese dukeneye inshuti zitubanira neza yewe kuruta uko twebwe tuzibanira. Ntabwo ari ikintu cyoroshye kugira ngo umenye inshuti mbi, kuko abenshi bateganya kukugirira nabi n'abakugiriye nabi, baza bakagusahura ibyo ufite, byaba ubwenge, umunezero, ibifatika nk'amafaranga n'ibindi. Bose baza mu ishusho y'inshuti muzamarana igihe kirekire, ariko ugatungurwa no kubona bagukorera ibyo utatekerezaga ko bakora. Ubushuti ni siyanse nini cyane isaba ubusesenguzi busobetse bihanitse. Gusa buri gihe haba hari ibyo dukwiye kwiga mu bijyanye n'imibanire, kuko hari icyo bifasha mu kugorora imibanire y'abantu. Reka mu cyegeranyo cyo kuri iyi nshuro tugaruke ku bimenyetso byihariye biranga umuntu ugukunda. Ikaze kuri Mwarimu Show. Njye urimo kumva nitwa Kayishunge Etienne. Nanjye urumva yarabizi ko mfite icyo kibazo cy'umutwe udakira, arahandangira ngo nze nahaje rwose numva ntabyizeye neza, kuko numva ntabwo twari dufite ibibazo bimwe, kandi nafashe imiti myinshi aho kugira ngo bikire bikiyongera, ariko rwose natunguwe n'ukuntu bamvuye, nkaba numva ameze neza mu gihe gito, kuko ubu ngubu maze ibyumweru 2, Imana ibahe umugisha kuko barankijije. Reka dutangire gutya. Baguhitishijemo ngo umuntu wanga mwandikirane cyangwa muvugane kuri telefone, wahitamo iki? Wahitamo ko mwandikirana kuri telefone aho kuvugana nawe, kuko mesaje y'umuntu wanga ntago kuyisoma bivuna mu mutwe nko kumwumva arimo kuvuga. Noneho se ari ukuguhitishamo kuvugana n'umuntu wanga kuri telefone cyangwa kuvugana nawe murebana mu maso, wahitamo iki? Wahitamo kuvugana nawe mutarebana mu maso, kuko kurebana n'umuntu wanga mu maso bivuna mu mutwe cyane kuruta kuvugana nawe mutarebana. Baguhitishijemo se kurebana n'umuntu wanga mu maso cyangwa guhoberana nawe, wahitamo iki? Wahitamo kurebana nawe aho guhoberana nawe, kuko guhoberana n'umuntu wanga bivuna mu mutwe cyane kuruta kurebana nawe. Baguhitishijemo se kumuhobera cyangwa kumusoma, wahitamo iki? Wahitamo kumuhobera, kuko gusoma umuntu wanga bivuna ubwonko cyane kuruta guhoberana nawe. Umuntu wanga yaba ari uwo muhuje igitsina cyangwa mutagihuje, yaba ukennye cyangwa ukize, muto cyangwa ukuze, kumusoma biragoye kuruta kumuhobera. Nanone kumuhobera biragoye kuruta kumureba. Nanone kandi kumureba biragoye kuruta kumuvugisha mutarebana. Nanone kumuvugisha biragoye kuruta kumwandikira cyangwa gusoma ubutumwa bwe. Ibi rero mbivugiye iki? Ni uko ari ibintu by'ibanze byo guheraho ureba umuntu ugukunda. Reka mbisobanure. Mu bimenyetso byinjira mu bwonko nk'amashanyarazi y'umubiri bigatuma dukunda abantu, ibinyura mu byiyumvo by'umubiri nk'umuntu aguhobeye, agukozeho, agusomye cyangwa amukoze imibonano mpuzabitsina, bitinda mu muntu cyane kuruta gukunda umuntu kuko wamubonye n'amaso. Ibi bitangira tukiri abana. Umwana wese aho ava akagera akunda abantu bamuterura, bakamukinisha, akumva imibiri yabo imukoraho. Ibi bigira imbaraga cyane kuruta kumukinisha umureba mu maso gusa ariko utamukoraho.
Abantu b'igitsina gabo b'inshuti muri iyi minsi usanga niba mugenzi we w'umugabo yamwishimiye bagiranye ibihe byiza, cyane cyane nk'iyo basinze, ushobora kubona barimo guhoberana, bakina baterana nk'ingume ariko batababazanya, gusa bakagarukiraho. Mu gihe nk'abagore cyangwa abakobwa bagiranye ubushuti bwinshi, bagirana ubushuti buzana gukoranaho burimo guhoberana kenshi, gusomana kugeza no ku munwa, kuryamana ku buriri bumwe bakanapfumbatana, kogana, guhambirana no guhamburirana imisatsi, gucirana imyeyo, gusigana ibirungo by'ubwiza n'ibindi. Bitavuze ko bari mu cyiciro cya babandi baryamana nabo bahuje igitsina, ahubwo kubera ko mu bushuti ari ngombwa ubwegerane bushobora gutuma wumva umubiri wa mugenzi wawe ugukozeho, kuko bigira uruhare rukomeye mu kurema ubushuti bwinshi mu bantu n'izindi nyamaswa zitari bo. Ku bantu b'igitsina gabo nabo bagira urukundo rwinshi, umwe ashobora kwishimira mugenzi we akamusoma nko ku itama, bidasobanuye ko ari umuge cyangwa umugabo uryamana n'abagabo bagenzi be, ahubwo kuko nyine uwo mugabo mugenzi we amunezererwa cyane. Hari nk'igihe umuntu w'igitsina gabo mugenzi wawe ashobora kukwisanzuraho, akaba yaguhobera akanagusoma ku itama bikakubangamira cyane, ariko ntuzahite umucira urubanza cyangwa ngo umwigizeyo utarabanza kumenya neza icyo yabikoreye, kuko hari igihe biba bisobanuye urukundo n'ubushuti bwinshi atari ubwerekeza ku bitsina cyangwa ubutinganyi. Gusa abantu baryamana nabo bahuje igitsina mu burenganzira bwabo ntago bemera inyito y'ubutinganyi, babita ngo abaryamana nabo bahuje igitsina. Mbere abantu baryamana nabo bahuje igitsina bataraba benshi, kubona nk'abasore cyangwa abagabo bafatanye ku rutugu cyangwa mu biganza byari bisanzwe, byari ikimenyetso gisobanura ubushuti bwinshi. Gusa ubu n'umugabo wishimiye undi akumva yagera n'aho amuhobera cyangwa akaba yanamusoma ku itama, benshi mu bantu bareba bugufi cyangwa bihutira guhera inkuru hagati bemeza ibintu, bakunze guhita bavuga bati uriya ni umutinganyi, kandi atari ko bimeze. Gusa ku isi hari ibihugu bimwe na bimwe birimo iby'Abarabu, aho usanga abagabo baramukanya umwe agasoma undi ku itama. Ikindi cyerekana ukuri kw'ibi ni ku bana bakiri bato. Mujya mubona cyane abana b'abahungu biga muri primaire no mu kiburamwaka ukuntu bagenda bafatanye ku ntugu. Iki ni ikimenyetso cyonyine cyerekana ko baba bafitanye ubushuti bwinshi. Ikindi kubera ko bo baba batari binjira mu isi y'urwikekwe no kumva ko kwishimira mugenzi wawe hari igihe bisobanura ibindi, ibi nabyo bituma bisanzuranaho cyane. Ikindi hari ibihugu byinshi usanga kuba umugabo yafata undi ku rutugu akamuhobera cyane, akamufata mu biganza n'ibindi bisa bityo, aba ari ibisanzwe ku buryo bitatanga ubundi butumwa butari ubushuti gusa. Ubwo mu bimenyetso bizakwereka ko umuntu agukunda cyane, yaba uwo muhuje igitsina n'uwo mutagihuje, no kwifuza ko umubiri we wegerana n'uwawe, nko kugukoraho gukinisha, kuguhoberana ubwuzu, cyangwa se kuba yagusoma ku itama bitewe n'uko bikozwe, igihe bikorewe n'impamvu zabyo, hari igihe biba ari ikimenyetso cy'urukundo rwinshi uwo muntu aba agufitiye. Igikorwa cyose cy'amarangamutima gituma umuntu uwo ari we wese anezezwa no kwegerana no gukoranaho k'umubiri we n'uwundi muntu, ni ikimenyetso cya mbere gikomeye kikwereka ko agukunda cyane iyo ari umuntu ubasha kukwisanzuraho. Icya kabiri mu bimenyetso byerekana ko umuntu agukunda ni ukukureba kenshi, akakureba aseka, kandi mu guseka kwe ukabona asa n'usekesha amaso cyane kuruta kubona asekesha umunwa, kuko mu bantu baseka inseko y'imbereka cyangwa fake smile, kimwe mu bintu bizabakubwira ni uko usanga guseka kwabo ubona umunwa ari wo wasetse cyane kuruta uko amaso aba agaragara nk'ayasetse. Nk'uko mubizi neza ukuntu kureba umuntu wanga mu maso bigoye cyane, ni nayo mpamvu umuntu ukunda uwo ari we wese, yaba uwo mu muryango wawe, inshuti muhuje igitsina n'izo mutagihuje, kumureba ntago bijya bikubangamira. Umuntu udakunda kumureba birakugora. Icya gatatu, kuvugana inshuro nyinshi. Biramutse atari impamvu z'akazi, umuntu ugukunda cyane uzamubwirwa nuko aba ashaka ko muvugana ibintu byinshi, cyane cyane bya bintu bizamura amarangamutima birimo ibisekeje, ibitangaje, ibiteye ubwoba n'ibindi nkabyo. Umuntu ugukunda aba yumva ashaka kukumva ku buryo nubwo mwaba nta kintu kidasanzwe murimo kuvugana, nabwo aba yumva byishimiye. Ibi rero maze kuvuga nibyo bintu bya mbere by'ibanze washingiraho ureba ko umuntu agukunda. Ibindi bimenyetso biza mu buryo bwinshi bunyuranye, harimo kuba umuntu ugukunda by'ukuri akubitsa amabanga akomeye, nawe wamubitsa yawe ntakuvemo, kugufasha mu bibazo ufite kandi yitanze bigaragara, kuba ibiganiro byanyu bigaragaramo urwenya rwinshi, iyo musangiye ibidahagije ntabwo agucura, kugutega amatwi mu gihe ufite imvamutima ushaka kumubwira, kwihangana mu gihe umukoshereje ntahite afata umwanzuro wo gutandukana nawe cyangwa kukwihoreraho, yubaha umuryango wawe n'izindi nshuti muhuriyeho cyangwa mudahuriyeho,
Iyo uguye mu cyaha yirinda kuguciraho iteka, ahubwo akagufasha koroshya ibihano cyangwa ingaruka zaturuka kuri icyo cyaha wakoze. Iyo wamugendereye nyuma ugafata urugendo werekeza iwawe, aba ahangayikishijwe no kumenya uko umerewe mu rugendo, wanagera iyo ujya akakubaza uko wagezeyo n'uko wahasanze. Iyo umuhaye aranyurwa, kandi niyo nawe aguhaye aguha bitamugoye, ikindi wamusaba ubufasha akabuguha bimworoheye mu gihe abishoboye, atari kwa kundi umuntu aguha arwana n'umutima. Aba atewe ishema no kuba inshuti yawe, ntabwo akugirira ishyari iyo hari ikintu cyiza gikomeye wagezeho. Ntabwo akubeshya, ahubwo akubwiza ukuri, kabone n'ubwo yabona ko kuri bukubabaze, kereka mu gihe hari nk'ikibazo cyamusabye kukubeshya mu buryo bwo kwanga kugushyira mu kaga. Mugira ibintu bibasetsa byihariye ku buryo nta wundi muntu byapfa gusetsa uretse mwebwe gusa. Iyo akugurije amafaranga ntabwo aba ateganya ko uzayamwishyura, nta nubwo akwishyuza gutitiriza. Inama mu bijyanye n'imibanire hagati y'inshuti ni uko niba wifuza ko abantu bakubanira neza, nawe ugomba kuba intangarugero mu kubana neza. Ntukabeshye umuntu wifuza ko akubwiza ukuri. Irinde kwizera ibitangaza bizava ku muntu w'inshuti yawe, ahubwo mufatanye kugera kuri ibyo bitangaza. Iga umuco wo gushimira mugenzi wawe kenshi gashoboka ibyiza ashobora gukora birimo impano ze, imico myiza n'ibindi nkabyo. Kandi niba ubona hari n'ibibakora ubona bimugoye kureka, bitagize byinshi byangiza mu mubano wanyu, byirengagize. Witange mu gihe ubona ari ngombwa, ikindi mu gihe cyo gukosa usaba imbabazi wabanje kumva neza impamvu ugomba kuzisaba, kandi witwararike ntuzongere kumukosereza ku yindi nshuro. Aha niho mpiniye ikiganiro, mbashimira kuba mwakurikiye. Njyewe mwumvaga nitwa Kayishunge Etienne. Murakoze.